Karavana kwa Charles tukana ku gitabo cyo guteka kwa kabiri gifite ibice 34 ni igitabo cyanditswe na Mose mu bitabo byanditswe na Mose cyanditse mu mwaka w'172 imbere ya Yesu Kristo acandikira mu kibaya cy'Mowabu imyaka 40 Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Nyuma yo kuzerera mu butayu iyo myaka yose Abisirayeli bari batarabona igihugu cyabo bwite, ariko kandi amaherezo barashize bagera ku nkengero z'igihugu cy'isezerano. Mbere yuko Abisirayeli bambuka uruzi rwa Yorodani bagana mu gihugu cya Kanani, Mose yateguriye guteranira umurimo utoroshe wari uritegereje. Mu buhe buryo yabahaye amagambo meza, batera inkunga, abinginga, abaha inama n'umuburo. Yibukije Abisirayeli ko Imana ariyo yonyine bakwiriye gusenga, nta yindi mana bagomba gusenga, kuko amahanga bagiye kujamo basenga ibigirwamana. Ayo magambo niyo agize igice kinini cy'igitabo cyo guteka kwa kabiri. Nanone kandi inama yabahaye zari zo kuzirikana kugira ngo bamenye yuko nta yindi mana bagomba gusenga atari Imana Yehova. Igitabo cyo guteka kwa kabiri cyose cyanditswe na Mose uretse igice cya nyuma bivugwamo byabaye mu gihe cy'amezi 2 arengaho gatoya mu guteka kwa kabiri igice cya 3. Reka turebe hamwe ukuntu ibivugwa muri iki gitabo byadufasha gukunda Imana n'umutima wacu wose kuko Abanyisirayeli bayikunze. Hari icyo Mose yabwiye Abanyisirayeli ngo mwe kwibagirwa ibyo amaso yanyu yabonye. Yabibusaga ibyo Imana yabakoreye bavuye muri Egiputa mu butayu, bagaburira manu, ibambutsa inyanja itukura. Guteka kwa kabiri igice cya 24. Magambo ya mbere Mose yongeye gusubiramo Abisirayeli inkuru z'ibyabayeho mu butayu, cyane cyane zari kubatera inkunga kubera ko biteguraga kwigarurira igihugu cy'isezerano. Inkuru ivuga yuko aho icyo gihe hashyizweho abantu, hashyizweho inzego, hashyizweho abacamanza. Yibutsaga Abanyisirayeli ko Imana ishiriraho ubwoko bwayo gahunda ituma bwitabwaho mu buryo bwuje urukundo, kuko yabereka ko Imana ibakunda. Nanone kandi Mose yababwiye ko raporo mbi y'abatasi 10 bagarutse bazana inkuru y'icyamugongo yatumye amagambo yaragiye kubwira Abanyisirayeli yabacaga intege. Ariko turashima Imana ahangaha Mose ikintu yababwiye Karebo na Yoshua bazanye inkuru nziza, avuga ati Imana izatugaruza buriya bwoko kuko yitwa Imana. Haleluya. Mbere yuko Abisirayeli bambuka Yorodani, Mose yabibukije ukuntu Imana yaragiye ibaha kunesha. Ibyo rero bigomba kuba byarabateye akanyabugabo kuko biteguraga gutangira kwigarurira no hakurya y'uruzi. Igihugu bari bagiyemo kwigarurira cyari ciganjemo gusenga ibigirwamana nk'uko twabivuze hariya hejuru. Mbega ukuntu byari bikwiriye ko Mose atanga umuburo utajenjetse wo kwirinda gusenga ibigirwamana, kuko Mose yari mu bihe bya nyuma. Kuki Abisirayeli barimbuye amwe moko yaratuye iburasirazuba ngo Yorodani andi ntibayarimbura. Imana yari yarategetse Abisirayeli ko batagomba kurwana n'Abesawu. Kubera iki? Kubera ko Abesawu bari urubyaro rumwe, mwene nyina wa Yakobo. Abisirayeli ntibagombaga kugirira urugomo cyangwa kurwana n'Abamowabu n'Abamoni, kuko bakomokaga kuri Loti umuhungu wabo na Aburahamu. Ariko kandi abami b'Abamori aribo Sihoni na Ogi nta sano bari bafitanye n'Abisirayeli, bityo nta burenganzira bari bafite ku gihugu bari batuyemo. Bityo igihe Sihoni yangaga guha Abisirayeli inzira, Ogi nawe akabasanganiriza ingabo ngo zibarwanye, Imana yategetse Abisirayeli kurimbura iyo midugudu yabo yose bakayikuraho. Ico iki gitabo kitwigisha gutegeka kwa kabiri igice cya 22-19. Abisirayeli bamaze imyaka 40 bazerera mu butayu, nubwo kuva i Horebu akarere k'imisozi kari gakikije umusozi wa Sinayi aho Imana yahereye Mose amategeko, ukagera i Kadeshi Berineyo uciye ku musozi wa Seyiri, hari urugendo rw'iminsi 11 gusa. Mbega ingaruka mbi zo kutumvira Imana! Iyo abantu batumviye Imana barahanwa. Abisirayeli baracumuye, Imana irabahana. Kubara igice cya 14:26 Yehova abwira Mose na Aroni ati aba bantu babi bazakomeza kunyitotombera kugeza ryari?
numvise ukuntu Abisirayeli banyitotombera. Babwire uti, Yehova aravuze ati, njyewe ubwanje ndahiye mu izina ryanje, nta kabuza nzabakorera ibyo mwavuze. Ababaruwe mwese abafite kuva ku myaka 20 kuja hejuru, ni ukuvuga abanyitotombeye mwese, muzapfira muri ubu butayu. Timuzinjira mu gihugu narahiye ko nzabatuzamo, keretse Kalebu umuhungu wa Yefuni na Yosuwa umuhungu wa Nuni. Abana banyu bazamara imyaka 40 ari abashumba mu butayu, bazira ko mwampemukiye kugeza igihe wa nyuma muri mwe azapfira mu butayu. Kuko mwamaze iminsi 40 mutata ico gihugu, ni nako muzamara imyaka 40 mugerwaho n'ingaruka z'icaha canyu. Buri munsi uzahwana n'umwaka. Ibyo bizatuma mumenya ico kunyigomekaho bisobanura. Abantu bigometse ku Mana, Imana irabahana. Natwe tugomba kwirinda ibicumuro no kwinangira ku Mana yacu, kuko ubikoze hari inkoni y'Imana imukubita. Bene data, iki gice ca mbere mu Gutegeka kwa kabiri igice ca 49, Abisirayeli bagombaga kutibagirwa ibyo amaso yabo yabonye kugira ngo bagire ico bagera, kubera ko isi nsha yasezeranyijwe yegereje. N'iby'ingenzi ko natwe dukomeza kwizera Imana yacu, kuko Imana yacu iradukunda, yatwohereje umwana wayo Yesu Kristo. Cyo gituma Mose nawe yibutsaga Abanyisirayeli ababwira ati, nyaboneka ibyo Imana yabasezeranyije nimukomeza kuyumvira mukayubaha, ntimusenga ibigirwamana, Imana izabiza mu gihugu cy'isezerano. Natwe rero Imana yiteguye kutugirira neza. Nyaboneka turaza gukomeza mu kindi gice, kuko twabwiye yuko iki gitabo gifite ibice 34, ariko twabikuye hafi mu bice bigera muri bitatu, mu byiciro bitatu. Reka rero uzasoma iki gitabo n'ibindi bice bikurikiraho, uzumva uburyo Imana yabanye na Mose, ariko Mose yihanangirije bene wabo, yari mu bihe bya nyuma byo gutanga, kuko yabonye igihugu cy'isezerano ntiyacinjiramo. Ariko twebwe dufite amahirwe, kuko Imana yatwohereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ducungure. Nguwo yabaye inzira idufasha guhura n'Imana. Imana ibagirire neza.